ase aya masaha nibwo baza gufura wajye uzinduka ugafura aya masaha nibwo bazira gufura njye nzinduka ariko urabona amafaranga mfite arayanyemerera gufura imyenda njyewe shaka umukozi yifuranye imwishyure ku mafaranga ye nubwo imyenda ari iyawe cyangwa se wowe uyifure ariko hari ibintu ntumvise neza ngo ngengire nte wenda wasanga mwishyure baguha nyuma ariko ubundi reka nkubaza ujye umenya ko uri rwesa muri uru rugo hano se uri guverinoma muri uru rugo uri minisitiri w'intebe tubimenye mba nkubwire n'undi munsi ntuzongere kumbwira ngo mese nta soni tegereza ubwo wenda njye nzayifura ndetse ngewe noneho ikimenyimenyi hano ndi nk'umwana hano mwese mwari ari wowe ari mwabuze mwaje mwansanga ariko urumva ukuntu uri kuntege kandi uzigiye maranye na boss uko byagenda kose mwamarana uri rwese wowe uri guverinoma wenda ahubwo gira vava nari nahembwa ko kwezi wowe wicaye utari guhembwa se ntabwo dahembwa ko kwezi twese ikimenyimenyi ngewe mba ni no kwiteganyiriza ndemera nkiba nkakusanya amafaranga yose nkayashyira nubwo nabiretse reko mfite akazi wa muhunga ndangira akazi wowe buri gurya imitungo y'abandi umunsi bakwirukanye uzagenda uhete cyo kora ariko cyakora umufuka w'umuceri bazajya bahanza yankuzanira ikiro we namabuja murya ye ntago narya ku bintu by'ibirujura oye niyo ukubwira umunsi bakwirukanye mu ngo ndemera nkiba nzemera ngushingire akaduka kari abajye bagu ko amafaranga afite ntago yayanyemerera gufura cyangwa se kwirirwa mwari mwavuganye none se Louise uzaza ryari genda nagukumbuye cyane oya nta kibazo rwose ariko nyine gerageza ubanguke pe ndagukumbuye cyane nabizigiye ibintu nazibiye byiza twagiranaga cyane ukurigira vuba uzatume nongeye guhamagara sibyo Sheri akazi mbona n'ubundi si kuri telefone okay izo document nzaziza nta kibazo reka mvugishe umuntu gatoya nshuti harimo kwe oye izo document atari byo biganiro nsanze narinde ko baba bari kumbaza document ngomba kuzasubmiting ejo nzi ngo wanasinziriye kumbe wansize sinabizi ko akazi kanjye gahoraho igihe cyose amasaha yose mbona mu kazi bite se shasava yarankumbuye arewe ariko se wagiye umbwira ko basi nani bose nari nete wehoshe wagiye umbwira basi ko nkumbuye none se uransiga ngo ndagukumbuye nyine nkumbure ndagukumbuye ndagukumbuye kamobere ahubwo reka nibiryamire basi niba undyama cyane ngiye kuryama uryamire mbaye sikomeruka nta biro sha kawaryama mbiteze kumbuye cyane ko nayishije se tujye kurya mfite ibiryo byanjye hano ibiki ibiryo byanjye bifite hano kandi oya sha tugenda uzuye inzara mfite uranze kurya naraza gusa nakwisangiza ibiryo byanjye ndari ryari ibi bihe biryo ibi tugende nyine turye none se okay tugende ibiryo byanjye ibihe se samuya samoya se barayirya reka tugende samuya okay ka tugende kurya ebe Love you so much. Twanzarira nishimye. Reka tugende tamuka urumva mwane nyine nkuko nari ndi kubikubwira urumva hari ariko n'inyoni ubizi hari telefone inyoni yagize ukuntu urumva nabonye nimero kwa kana ndakavugisha karashyuha cyane
none twapanze namurangiye agiye kuza kundeba akana kanjye eshana akana kagakobwa urumva akusimanga kuko abana ko mbere n'abahakaniye nababwiye yuko ibintu byo kuzana abakobwa muri iyi nzu ntabishaka kuko kukimutumba ay man wewe akusimanga reka nkubwire abakobwa ari cyo batwaye se man okay wenda ndabyumva ntacyo batwaye ariko buriya kuzana abakobwa mu nzu yawe rwose ntago ari byiza suko no kwitera umwaka ariko abana imyaka sibaho wewe wari bwabubone mane ntago ari byiza aho umva mubwira rwose nyine umva mubwira aho ngiye buramba nshaka kubana n'umuntu tugendana ibintu byo kuzana abakobwa ibyo kugira gute by'uburaya none se umugiye ko ntamuzana nuko nta mukobwa mafite tereta ndabizi Nadine uzamuzana ntago nzamuzana kuko ntago uzaza ugenda umusage akwamburire muri ya nzu yiwe nta n'umukobwa nzongera gusanga mu nzu yiwe erega guteretana n'umukobwa ntago bivuze kuryama yego none igihe wajyaga yukararayo cyangwa warihanye wowe erega wowe ntukajye ureba byahise nyine biba byarahise ariko iyo umuntu avuye mu kintu aba akivuye aho bumva nkubwire ntidutinde mu kanya naza kuko nahamurangiye numvise zikaritse nazizi asa bihangana ubuduhaye akanya twiganirire nta birenze rwedubwe nanjye nzihana wewe se ubwo nimba uretse ko nzagufata Nadine icyo nzi cyo zaza hano kandi ukuntu murwaye buriya rero reka nkubwire buriya umuntu abana n'undi bagomba kubana none kari no kunyandikira nta kibazo ndabaha umwanya ariko ntago ari byiza umenye ko ndabyishimiye yego arafunguye suni ku rugi ntaribe cyangwa n'inyoni ishaka umukobwa mwiza amakuru se uyu ni umuvandimwe ntakimwicare hano ntaribe rero se kutwibera muri ghetto reka hano ntaribe mane wa muhungu se mwari mwavuganye twavuganye jya munyibukirize na kakaboro nakubwiye mu kanya nta kibazo kuri reka njye kumureba umureba uhita umwibutsa uko wisange ahubwo se ubu niwe uri no kutuzanira agafana sha ntago ari ukubasiga mwenyine nuko ngize gahunda yihutirwa nta kibazo ndabizi neza uyu muhungu arabitaho nyine wenda nugire ku muhanda ubwire kadogo yohereze fanta nk'ebyiri urya n'unywa fanta nta kibazo ndamubwira reka ntarebe nari nzi ko utahamenya wa ntahamenye nahisemo amenye nuko ni byiza meze ute se ntarebe muvande ugiye nk'umuntu utagaruka vuba neza ndagaruka kwambara neza se ko ari ibintu byanjye n'ibyo jya wifunga n'ubundi ko tuzapfa ibintu byanjye rwose saba rero reka mbe ngiye ubwo ngubwo turavugana ntaribe nyine uhite wohereza izo staff sawa none se ubonye atari ubwa mbere umbonye se cyangwa wari usandutse gutyo ku mafoto cyane byiza cyane nyine nanjye nari nabonye imiriro ndavuga ati reka duhure tuganire harya wambwiye ngo wayibonye he abashaka se ndakubwira ukuntu nayibonye Imana ishatse guhuza ibintu kujye kwikangura ukabona nubwo umuntu ayihimba mu mutwe ntabwo urahimba nimero ugapfa gutomboza ugahita uhamagara ugapfa gutomboza gutyo gusa tukayo nabonye buri wambaye twende utwika ari bambaye ibintu made in Rwanda niba ngibi ariko ndabyambara nta kibazo nta kibazo bibura byari uretse ko ni na byiza cyane nuko ndi makuru se ni meza ndi mese kadogo aramubwiye yibagiye telefone kuri sharijeri wa ya muhungu nawe wasanga ubwo ka Nadine kari kumuhamagara akakobwa witwa Nadine afite agakobwa bita ubwo ni uri kumuhamagara kuri telefone yayibaye ariko ntari nyine Nadine nta kibazo ndamutesha mu mutwe nabonye ibintu byo gukundana binakaze cyane gute se none se reba ukuntu ari kumuhamagara kandi iyo babonanye barashwana
base mu minsi iri imbere ko nari nabonye umeze nk'ubyibushye cyane nkaba mbona warananutse. ubu nyine niko nsigaye meze ni za size mbese. Sasa nawe urayibona. ko ntacyo zitwaye zino size nizo nziza. None rero uzataha ryari? Ntumbwiye ngo urataha none? None ushatse kuvuga iki? Nishatse kuvuga ko urarara. Uriya mugenzi wawe se mbonye. Buriya saragaruka? Ntashobora kugaruka. Nagaruka. Nari hano ni iwanjye uriya yari yanaje kumusura nta nubwo yongera no kugaruka. Hano ni iwanjye ngiye mpaba njyenyine, hari ikibazo se? Nta kibazo niba atari bugaruke. Urarara? Uzataha ejo? Yego. Nabishimiye cyane. Ubundi urumva ibi bintu nahoraga mbirota njyewe. Urabeshya. Ahora kurota iki? Kurarana n'umwana mwiza nkawe w'akayobe waza size. Se umunsi kuguhamagara mbona ajya utangiye kugutesha mu mutwe sha. Oya. Ni kazi nari kumamagara kambe phone ni ukuyizimya tugatwika ahubwo kakana kafanda sinzi nimba kataraza. Hariyo ngiye kunywa iki? Mwasitra. Ntaribye. Nabaze numve. Kadebe numve ko kayifite noneho. Nanjye mbizanira icyoma. Ari rwose ubyutse wisiga inzara. Iriya ndashaka kujya koza birabyumba hari ahantu ngiye kujya. Wumvise? Utseka. Uzanga iki? Hari ahantu ngiye kujya koza birabyumba biri hariya. Bikada? Njyewe njye koza ibyombo. Liliane umukozi, njyewe njye koza ibyombo. Ariko ntabwo uri umukozi. Reba hano. Reba n'ibirenge. Reba. Izi nzara zanjye, urabona arizo kujya koza ibyombo? Liliane nasuzugura. Izi nzara zanjye. Bivuze ko utari bubyoze. Ntabyo noza rwose. Ndetse nikoraho ntabyo noza. Inzara zawe nkizo z'ibyombo. Nta murimo hanga mbese ni ukugenda no gusiga inzara no gusinda ririri. Ntabyo nakoza rwose. Sha. Nabi kimuga nazunguza imbago ntabyo nakoza. Baranzi rwose ibaza ariko Liliane ndi koza ibi. Goko. Amaherezo yawe nanjye ndabona ntaza hagana. Ahubwo mbwire ngo he nawe usiga. Ahubwo mbuza kandi kabara usiga di. Asa washatse umukozi. Ngende umukozi wawe. Bivuze ngo ntabyo uri bwoze. Ako se nkubwire kangaye ko ntabyo noje. Reba izi nzara ariko do itegereze hano. Reba urebe nizawe ngiye none njye koza ibyombo. Njyewe Liliane. Umva ara nkubwire muko urumva. Ubwire iki? Ntabyo noza. Uzi ko nabijota no muri wese njyewe. Umva nje nkubwire. Ubyoze nutabyoze. Izo nzara ndatira unyereka izo se zivuze iki. Ubyoze nutabyoze nisanga utabyogeje. None nanjye ndavuze ngo ntabyo noza. Uzisiga ugenda ugiye urumva eragaro ni wanjye. Uriuka ko ari uriuka wawe no gutoraguya kuzi ko mutanibuka. Uzi ko mutagira isoni. None rero navuze. Uzi ko urengwa nabi. Yewe urenzwe imitsi yanjye none utangiye kumbwiza inani na rimwe. Ntabyo noza. Umva ndavuze nabitano muri wese nje ndakubwiye ngo ukora ibyo nakubwiye nutabikora nkubona urenga nta soni.
ako ni agasuzuguro kajojo. sohora ngenda ngiye onye ukina nawe Akira ibinazi byawe ugendane nabyo none ahangaha kuko ndaguha ungeza mama mumeze mute ko numva mubyukiye mu ntonganya hano byagenze bite ndebera uyu mukobwa ngo nashaka koza ibyombo ngo yasize inzara ngo ibiki n'ibiki ibyo bintu nzabivamo koko navuze ko ntabyo nakoza ariko sinzi nimba muvase nyine ako wigize ibiki ubundi yarari mu gusiga inzara se nibyo yabyukiyemo mbese nibyo ngibyo tuwabijugunya muri toilette ntashaka kumva ngo arabyuka asiga inzara niwo mumaro we ngo nzashaka umukozi urumva ariko y'umukundiye niwe uri kubwira umuntu gutyo uzi ko umuntu akuruta nta soni ugatinyuka abantu baravuga nawe ukaza ubundi se yarahugiye mu bikira ari mu biki arimo arasiga ngo inzara zanjye ngo ntabwo nakora amazi ngo rero ngo ntabwo zakoze ibyombo ntabwo ugiye nakora mu byombo nge baranzi ntabwo nakora mu byombo ndetse nze nkwereka ikikoshye zandi ibyo byara byawe wagicucu nawe gute cara ungirira inzara zanjye cara hasi wagicucu hanagura ntabwo ko atabikura hagenda agiye hanagura dore n'ibirenge hose kandi ibintu uba wigira umaze igihe waramutonesheje mvuze ngo iki uretse se kugira ngo nyuma y'isegonda rimwe ibyo byombo biba wabirangiye yego wimenera urugi undi kari agakobwa kigize amashyi ndamuhaze urabona se ibyo ntarindi kukubwira atari byo umuhungu ntago aba hano yagiye buriya ubu yagiye ahubwo ndi kubona uzagerera n'ejo bundi oya ukuntu uri akana keza gusa ejo bataye ejo oya ndabona uzageze n'ejo bundi wa ahubwo turyame burije iri joro riba rigufi cyane burije ndananiwe maze nawe uba wanze gukuramo icyo gisume ubu uri kundeba ngewe yo ngenyine nawe kuramo turyame oya nta kibazo reka ndyame gute se gutya nyambaye utse uri guhisha iki ahubwo reka turyame burije reka ndabona uzageze ejo bundi ukuntu uri umwana mwiza oya nzataha ejo nka saa sita ariko mu gitondo ubundi se ko ngakuramo oya uri kwigira amashyi reka turyame akana keza gusa ubundi se shaho telefone zirakabaho kwihimbira nimero ntako bisa urabona ukuntu uri akana keza gute se yemwe urabibona wowe oya aho undi muntu urabikubwira se nawe kuko utazi byanyabyo nta wundi muntu urabikubwira nawe pe none se uko utahamagaye mu rugo urabikora inyoni se wa Bimesite se bro sawa meza mute nana kuko winjuda ku mazi masuburo yabagiye we akakumbuga koko niwe none se ibintu ndi kubona nibyo cyangwa ntabwo wambwiye ngo uba hano wenyine ngo hano ni wowe gusa none uyu nawe atashye avuga ngo iwe none pati hoya uretse mubwire umva mubwire kamfata ibyanjye n'ibyendere kumana n'ibikimana wowe banza wumve mubwire ubuse kugenda niwo umuti w'ibibazo wowe oya kagende Patri ibintu ukoze ni ibikimana akose mani wanditse nk'iryamira mani Patri duhigane koko none se wagira ngo ndarihe kinzu turiraramo tuyibanamo turi babiri igihe wari nari kurara he ubuse ukimpamagara nguhamagara se ngubaza iki Patri mani wanditse nk'iryamira urambaza iki mani fiba mani wanditse ubuse ibintu ukoze urabona ari byo mani we nansakuriza ndekana nisinzira ijoro uraribihije ubuse
byari bije se hari umuntu wapfuye. Patri akusumani wande turambaza iki mwana? Mwana wande se nkiryamira. Karibu. Stare. Ego. Nyinshi nyinshi. Mutima w'urugo. Karibu hano. Biteze. Ni byiza. Ego. Nyinshi myinshi. Umeze neza? Squares ko utarutse twibuka. Sure. Biteze. Ni sawa. Mbese kuje nongo. Ngomba kubitungura ariko ira nyine nze basuhuze mbatunguye. Usubwiwe n'icyano twimukiye. Akubura ahantu hari abavandimwe urumva wahayeburwa. Ako yavuganye na Jeff. Twigeze kuvugana. Navuga ati ndaza muri bice nyine nze mbasuhuze tu. Kuki satambwiye mpega. Fresher ufite ariko se uzarekera kuba mwiza ryari? Wakushani bisanzwe urabona ndashaje. Umeruka kera. Umeruka kera ndashaje. Aya ntabwo usaza ahubwo inkumbura. Usaza uba mwiza bigezaho. Shandi makuruzi. Shani neza. Natwe turaho. Bari baratwibagiwe. Bari baratwibagiwe. Shani neza shaho arega nti banagakurirwa nza hano buri gihe cyangwa se naguhamagare buri kanya nabonye umugabo wawe. Urugo rwa murumuna wawe se urahejwe. Murumuna wanjye nabonye atoroshye. Shana nafuha byo. Barafuha byatari. Ase ko nzi ko wenda yari uko akiri umwana n'uwo amaze gukura aracyafuha. Uko nakunda abagore se ntabwo yakaba yafuha. Siko nafuha. Ase ako kwacu ko naba. Birane nabikuye. Gufuha se cyangwa ukunda abagore? Kunda abagore no gufuha. Wenda nimwe mwari mutoje kandi mwe bakuru. Simwe bakuru be. Naho uganiye nabi. Tumutoza se ko tumutoza ibyiza twamutoza. Ewa nibyo narabyakiriye. Nyine mbana nawe naramwakiriye tu. Nakintu n'ubingiye. Ariko mumeze neza. Sha tumeze neza pe. Ndishimye kongera kubabona. Mvora nabyibushye ariko. Yo bro, bimeze bite se? Wahageze. Petit frère. Siku mingi wa. Yo, bimeze bite? Ni sawa. Kandi yaba se shaba. Karibu bana. Neza umugore wanjye wamwitwaye. Aya nta. No umuryango nta. Ukuntu bamwicaye. Bimeze bite se? Ni sawa. Mesi myinshi mwana. Yaba mesi myinshi kabisa. Kwabuze. Ariko mwana uragufashe neza. Ashabire. Uramuzi ibyo nkorera ahubwo. Afese. Go bro. Yego. Genda shaka tuzicara. Tukamucupa kabisa. Imisi bari myinshi. Shabyo nuko uzashaka akanya tukareba ahantu tujya kabisa uko birakwiye. Yabana nkaza no gusura ko rugo rwubatse. Yanaze niho nkora wangu. Uraza n'umugore kandi bana n'umugore. Ibyo se uraze ko ari mabuja. Bro. Urafata kimwe. Mwabaye mwese twiganira ko mbakumbuye. Icyo mfata rega ndaba ngifata haracyari. Haracyari umwana. Cyari kare. Nese mwana batangaza. Dusokereze. Dusokereye. Mwana rega tuba tugomba kwishima. Umwanya rega mbafite bari mukeye. Umwanya mbafite ni mukeye ariko rero nzabipanga turahano dusohokera tuganire twibukiranye ibihe. Twibukiranye ibihe. Yameze neza. Oya ndabona urashamba. Mwese ndabona ukuntu muhagaze kabisa. Sharaka kumera neza gute. Fresher ahantu hose. Narakamukira yaragiye nyine ndatuje. Atuje banayibonye urugo rurimo amahoro ariko ukarwibwira. Ikeba ryari mukebuze mwana. Kebuze. Ko ntigeze nkubona mu rugo uwo mukeba. Ariko nasize bimeze ukuntu. Ibya mukeba bizi gute. Kandi nawe ndakuze turamara sana. Ese niba bamusize. Ate niba bamusize. Ahubwo se ntabwo kiri bya bintu byagurya. Man. Waratuje. Yarahindutse. Yarahindutse. Abagore ariko ndabazi yagushyize ku murongo. Arenze. Beti. Gusa ariko by the way. Ndamushimye cyane yihangana.
umugore mwiza arihangana cyane byatumye kwihangana kwiwe byatumye mpinduka nabonaga ibintu bimatari byiza ubwo rero mbona ko ndi gusenya urugo rwanjye ahubwo ubu ngubu ngenda papa kuzagusura nuko nari nabuzana na papa kuzagusura ngo ewana twatumwe icupa felicitation wana wakoze akazi gakomeye ariko kugira ngo ufate umuntu mu bumba ngo umugorore niko kanyamuneza reka afite nyine bizagumuko baravuga ngo haryo wariye imana izafashe bigumuko nyine ariko birazari ikibazo kiba gikomeye by'umpamagara nzetu turebe ukuntu nta kibazo gishyira ku murongo nta kibazo kizaba kandi nawe amaze gukura ntago bira byari ubwana yegeze ntabwo nawe kanza n'akantu hano